Kera habayeho umugore n'umugabo maze babyarana abana 7 b'abahungu. Uw'imfura yari mu kigero cy'imyaka 10. Umwuga w'uwo mugabo wari uwo kwasa inkwi maze akazigurisha udufaranga two kumutunga we n'umuryango we. Bari abakene cyane, bagahora bafite umutima uhagaze kuko batashoboraga kubona ibitunga abo bana uko ari 7. Kandi nta n'umwe muri bo wari ugejeje igihe cyo kwirwanaho. Icyarushagaho kubatera agahinda nuko umwana wabo w'umuhererezi yahoraga yabateye impungenge ntagire ikintu kimushimisha, agahora yigunze kandi ntavuge. Iyo yakoraga igikorwa cyiza giturutse ku mutima mwiza yari yarivukaniye, we yibwiraga ko akoze ikintu kidatunganye. Yari mugufi cyane ku buryo yavutse areshya n'urutoki rw'igikoma, maze bakurizaho kumwita Nyangufi. Uwo mwana bari baramwishyize mu mutwe bose. Ikibi cyose gikozwe muri urwo rugo kikaba ari we cyitirirwa, nyamara ariko niwe warushaga abakuru b'ubwenge n'ubwitonzi ndetse no guteganya. Ntiyari ashamadutse, yavugaga make ariko kumva menshi. Bukeye amapfa aratera, inzara irabiyogoza rwose mu gihugu. Murumva namwe umuntu wari ufite abana 7 ko yari akomerewe cyane. Kubahahira ntibyari bimworoheye, ariko akomeza kubahahira. Ageze aho abura ibibahaza kubera igiciro cyari cyazamutse muri icyo gihe bitewe n'inzara yari yaraje rikirimbuza. Umugabo amaze gushoberwa yigira inama yo gutaba abana mu ishyamba. Inama amaze kuyuzuza ntiyayihisha umugore we, ahubwo ayihisha abana be. Mu ijoro yari yarayaribye guta abo bana mu ishyamba, umugabo akangura umugore we kugira ngo amubwire inama yari yungutse ku kibazo bari bamaze iminsi bibaza ku cyerekeye ukuntu bagomba gutunga abo bana. Ubwo ariko abo bana bari baryamye kare. Umugore amaze gukanguka, umugabo amubwirana agahinda kanini ati, "Mva rero umugore wanjye, urabona neza ko tutagishoboye gutunga bariya abana. None niyemeje ko ejo nzajya kubata muri rya shyamba njyemo kwasamo inkwi. Bazagenda baribwe n'inyamaswa aho kugira ngo nzabone inzara ibanyicira mu maso. Ibyo bizanatworohera cyane kuko mu gihe uzaba buhugiye mu guhambira inkwi tuzabihisha maze tugahindukira dutahe batatureba." Ntimuyobewe rero impuhwe z'ababyeyi. Umugore yamaze kumva ayo magambo akubitwa n'inkuba, maze asubiza umugabo we ati, "Ubwo si ibyo uvuze bikuvuye ku mutima cyangwa hari ukundi wabaye? Nta n'isoni biguteye? Iryo risubizo aho rikuye? Wowe se kuri umuntu mukuru ibyo hari aho wabibonye? Ni wowe ugiye kuzaba nyamuhamba babona?" Umugabo aho kugira ngo yumve neza igisubizo cya kibyo umugore amuhaye, atangira kumutwama avuga ati, "Umva naho ubwenge bw'abagore. Ubwo se abo bana tuzabatungisha iki? Ngewe nta kundi natekereje byarangiye. Ndetse byuka witegura nawe kuko turajyana. Singiye kuzabona abana banjye bapfa urw'agashinyaguro." Umugabo akomeza kumvisha umugore we ko badashobora kubona icyatunga abo bana, ariko biba iby'ubusa. Umugore yari umutindi nyakujya, ariko umutima we wa kibyeyi ntutume yemerera kwijugunyira ibibondo. Umugore akomeza kwiyumvira, atekereza ukuntu inzara izamwicira abana mu maso, atekereje agahinda bizamutera, nawe yemera igitekerezo cy'umugabo we. Nuko ajya kuryama, ariko amarira azenga mu maso. Ubwo ariko Nyangufi ibyo ababyeyi be bari barimo yari yabimenye kare. Yari umwana uzi ubwenge butangaje kandi ntiyagiraga ikintu na kimwe kimutera ubwoba. Yamaze kumvira ku buriri bwe ibyo se avugana na nyina, abyuka buhoro maze ajya munsi y'intebe se yakundaga kwicaragaho kugira ngo ashobore kumva ibyo bavuga. Yamaze kubyumva neza asubira ku buriri, ariko ntiyarushya guheka, ahubwo aratekereza uko agenza kugira ngo we n'abakuru be bazashobore kwikura muri iryo shyamba. Mu museso wa kare abyuka ajya ku nkombe y'umugezi wari hafi aho, atoragura utubuye twera, atwuzuza udufuka twe maze agaruka imuhira. Ntibyatinze buba burakeye neza. Nuko wa mugabo abyutsa umugore we n'abana, ariko akaba yanogeje inama yo kubabwira ko noneho bari bumuherekeze bakajyana kumutwaza inkwi mu ishyamba. Nuko arabyuka nabo barabyuka, arababwira ati, "Uyu munsi muramperekeza na nyoko kugira ngo umuntu ntwaze inkwi. Umwe arazana izo ashoboye, hanyuma tuzishyire hamwe maze tuzigurisha amafaranga, noneho ahari yaba menshi tukayahahisha ibidutunga nibura icyumweru." Abana babyumvise bishimira kujya kureba aho hantu hakure bari kumwe n'ababyeyi babo. Nuko bahera ko baboneza ishyamba, ariko Nyangufi yirinda kugira icyo abwira abakuru be mu byo yari yumvise. Nuko basesera muri rya shyamba. Iryo shyamba ryari inzitane ku buryo nta muntu wabashaga kubona undi iyo yabaga amusizeho intambwe nk'icumi. Ubwo ariko nyina w'aba bana we
Yasaga n'uwaciye kuko yari azi ibigiye kubabaho kandi adashoboye kubakiza cyangwa se ngo abagaburire. Binjira mu ishyamba, nibwo Nyangufi yatangiye kugenda n'agatwatuye aho si abanyujije, barinda kugera mu ishyamba rwagati. Se atangira gutema ibiti no kubisatura, yereka abana hirya ye gato aho barunda imyasi. Nuko abana batangira gutunda inkwi bazirunda no gushaka imigozi yo kuzihambira. Uko bazitunda bazirunda, niko se na nyina bakomezaga gucengera mu ishyamba hirya gake kugira ngo babone uburyo bwo kubibeta no gusubira imuhira. Abana bakomeza kurunda inkwi, bigeze aho baza gukebuka aho ababyeyi bari, ntibagira n'umwe babona. Nuko batangira guhamagarira icyarimwe se na nyina, bataka cyane ngo bitabwe nande. Ishwida, nta n'umwe wari ukiri mu ishyamba. Abana batangira kugira ubwoba bwinshi, batangira kurira bakeka ko inyamaswa zaba zabaririye ababyeyi, none nabo zikaba zigiye kubarya. Bari bihebye basigaye mu kangaratete, ariko Nyangufi arabihorera, bakomeza gusakuza barira kuko yari yizeye inzira iza kubasubiza imuhira kandi akaba azi neza ibyo ababyeyi babo bamaze kubakorera. Bigeze aho abwira abakuru be abahumuriza ati, bavandimwe mwigira ubwoba, data na mama badusize hano baritahira, ariko muhumure ndabageze imuhira, munkurikire gusa. Nuko abajya imbere, bakurikira hahandi yagiye anagutuye, bagiye kubona babona bageze imuhira. Bakuru be baratangara, bakavuga bamushimagiza bati, uri akagabo sha, naho we kubera ko yitonda cyane kandi akamenya kwiyoroshya, mbese ntashake ko hari umenya ko azi ubwenge. Arababwira ati, sinjye ahubwo ni amahirwe tugize. Abivuga amwenyura. Abana ntibahereye ko binjira mu nzu, bagumye mu muryango bumva ibyo ababyeyi babo bavuga. Ubu umugabo n'umugore we bakigera imuhira, umuntu ukomeye cyane kuri uwo musozi yari yabeshye amafaranga yari abamazemo igihe kirekire. Uwo mwenda ntibari bakiwutekereza, bari barakuyeyo amaso. Ayo mafaranga ntiyari abakijije, ariko bamaze kuyabona baranezerwa cyane kuko inzara yari imaze kubarembya. Ako kanya Nyamugabo yohereza umugore kugura inyama. Kubera ko bari bamaze iminsi batarya, umugore agura inyama nyinshi ku buryo abantu babiri batashoboraga kuzirya ngo bazimare. Ngo inyota ntindi igufunguzo uwo utari bumare. Nuko umugore arateka, amaze guhisha ararura, bararya birabasegeka. Inyama zose zisigariraho, dore ko udaheruka kurya niyo abibonye atabishobora. Bamaze kwegura amabondo, wa mugore aravuga ati, ba bana bacu yaba bari bahari baba bariye kuri izi nyama zisigaye, kandi zari kubahaza ndetse zigasigara. Mbese nk'ubu aba banyagwa bari hehe? Yewe wapfa kunyereka Nyangufi. Nuko yungamo abwira umugabo we ati, sinakubwiye ko tuzicuza hanyuma? Nk'ubu aba bana bamerewe bati muri rya shyamba? Uzi ko uri inyamaswa mu zindi? We watinyutse kujugunya urubyaro rwawe kariya kageni? Ese nk'ubu niba bakiriho baratuvuga iki? Rero nanjye ngo bakiriho naruha mama, naruha. Bigeze aho umugabo ntiyaba agishoboye kwihanganira amagambo y'umugore, kuko yakomezaga kumuhamya icyaha ngo niwe washatse ko bata abana babo mu ishyamba. Niko kumubwira mucyaha ati, niwongera kuvuga ayo magambo ndagukubita. Umugabo akomeza kurira ahamagara abana be avuga ati, abana banjye we, abana banjye we. Ageze aho sinzi uko yaje kuvuga cyane ati, abana banjye bari he koko? Abana uko bakabaye ku muryango bavugira icyarimwe bati, erega turi hano mama. Nuko nyina ashirwa kubwo, yiruka afite ubwuzu bwinshi ajya ku muryango, maze hera ko akingura. Akimara kubabona abahoberera icyarimwe ababwira ati, mbega ukuntu nishimye kongera kubabona, ndabireba munaniwe cyane kandi inzara yabishe rwose. Maze abwira Nyangufi ati, mbega umusatsi wawe nuko wahindutse, ngwino musokoze. Amaze kumusokoza ahamagara abana, arabagaburira baranezerwa. Ako se yari yabuze aho yakwirwa. Hashize akanya yikora mu isoni ati, mwere mwagiye hehe mwabigoryi mwe? Mubonye igihe twabashakiye tukababura, tukarinda kwiyizira twibwira ko mwatashye. Abana bacisha make bakomeza kurya bafite umunezero. Noneho batangira kubatekerereza ukuntu bagize ubwoba basigaye muri rya shyamba bonyine. Icyaje kuba kibi nuko ibyo byishimo byashiranye na ya mafaranga. Ntibiteye kabiri, ya mafaranga amaze gushira, ababyeyi bongera guta abana babo mu ishyamba, ariko noneho bajya mu ishyamba rya kure cyane. Ababyeyi bakomeje kwibaza ukuntu bazagenza abo bana birabashobera. Bukeye bongera kwigira inama yo kongera kubata mu ishyamba, ariko noneho mu ishyamba ry'ingati. Iyo nama bayijyaga bibwira ko ntawe bumva, nyamara Nyangufi byose yarabyumvaga.
Amaze kumva ubwo bugambanyi aribwira ati Imana yankijije urwa mbere izankiza n'urwa kabiri. Araryama ariko aryama ataryamye. Mu museso wa kare azinduka agira ngo ajye gushaka twatubuye, ageze ku rugi asanga ruradadiye, abura uko abigenza arahindukira. Ntibyatinda umugabo abyutsa umugore we n'abana ati nimubyuke tujye gushaka inkwi. Asa n'uwihanangiriza abana bati muramenye ntimwongere kwigira indangare nk'ubushize. Abana barabyuka barihumura, barangije nyina baha agatsima ko kwica isari. Nyangufi agatsima ke ntiyakarya, ahubwo aratekereza ati ubwo mbuze twatubuye wakoresha uyu mutsima nkagenda nkumanyurira mu nzira, data ari butunyuzemo byazatuma dushobora kongera kurokoka tukagaruka mu rugo. Nuko awushyira mu gafuka ke maze arinumira. Ubwo ababyeyi nabo baba bamaze kwitegura, bashyira nzira baragenda, ariko noneho banyura indi nzira. Bakigera mu ishyamba, Nyangufi afata umutsima we atangira kugenda awumanyurira mu nzira se yabanyujijemo. Barinda barigeramo hagati aho se yashakaga kongera kubasiga. Bamaze kurigeramo, ababyeyi baza kurabukwa ahantu hari umukingo, barongera bacunga abana ku jisho maze bicoka muri wa mukingo maze bisubirira imuhira. Abana basigara muri rya shyamba. Abana babuze ababyeyi bagira ubwoba cyane kubera ko bari basigaye bonyine muri iryo shyamba. Nyangufi ariko ntibyamukura umutima kuko yari yizeye inzira iri bubasubize imuhira. Nuko abwira abakuru bati nimuhumure ndabereka inzira, munkurikire gusa ndabereka inzira igera imuhira. Abajya imbere yizeye kuyoborwa na wa mutsima yajyanaga, ariko ntakamenye ko inyoni zawiririye. Amara umwanya ashaka aho yagiye abonaga arahabura, nawe atangira kugira ubwoba ariko abihisha abakuru be. Bazerera ishyamba ryose, uko bagenda bakarushaho kuyoba no kuryinjiramo. Igicuku kimaze kuniha, haza umuyaga batigeze bumva aho bavukiye. Noneho kubera umwijima barushaho gukuka umutima. Inyamaswa zabikangaga zikagenda zinyuranamo nabo hirya no hino, bakumva inkubi y'umuyaga bakagira ngo ni impyisi zihuma zije kubarya. Ubwoba burabica, noneho ntibaba bakibasha kuvugana. Ntibyatinze imvura biraguye, imbeho irabica, intoki zihinduka ibinya, inkuba zirakubita, abana bagwa igihumure. Batambuka bakagwirirana mu byondo, bajya kubona bakabona bagarutse aho bavuye. Mbega akaga! Nuko Nyangufi aribaza, asanga bakora ubusa, niko kurira igiti agira ngo arebe ko hari icyo yarabukwa imusozi. Ageze mu bushorishori bwacyo areba hirya no hino, maze arabukwa urumuri runyenyeretse hakurya y'iryo shyamba. Aherako aramanuka, ageze hasi rwa rumuri ntiyongera kurubona. Biramubabaza cyane, yumva ko bimuciye intege. Umuhungu muzima ajya imbere bapfa kugenda. Hashize umwanya babona basohotse muri rya shyamba hafi ya rwa rumuri, nuko bakomeza kuyobagurika barugana kugeza igihe bagereye mu nzu rwarimo. Bakigera kuri iyo nzu barasuhuza ariko bafite ubwoba bwinshi. Umugore arabikiriza arasohoka yigira ku muryango agira ngo arebe abantu baje icyo gihe, asanga n'abana beza, ababaza aho baturuka n'ikibagenza. Nyangufi amutekerereza ibyago bagiriye mu ishyamba, arangiza avuga ati none twabasabaga icumbi ejo tugataha. Umugore arebye two twana uko ari twiza, akubitewe no kwibuka ko umugabo watunzwe n'inyama z'abana nkabo, abasubiza afite agahinda ati ese bana banjye nanone mwazanywe n'iki hano? Ubu se ndabaraza hehe ko uru rugo rw'igisimba kikaba gitunzwe no kurya abana nkamwe? Nyangufi aramusubiza ati nanone ni hahandi nutaducumbikira impyisi ziraturya. Ikiruta nuko twaribwe n'umugabo wawe aho kuribwa n'inyamaswa zo mu ishyamba, cyangwa se umudusabira imbabazi ahari yazitugirira ntaturye. Nuko Mukanyamurya abana agira impuhwe, yemera gucumbikira abo bana, yibwira ati ubwo dufite inzu nini ndabahisha kugeza mu gitondo, cya cyago ntikiri bubimenye. Ubwo umugabo yari ataratahuka, umugore ajyana abana mu nzu abereka aho iziko riri barota. Imbaho yari yabagagaje, iryo ziko ryari ritazeho intama yose, yari ibikiwe Nyamurya abana aho ari butahukire. Abana bagitangira kota, bumva ikintu gikubise urugi kigira nka gatatu, ni Nyamurya abana wari utahutse. Ako kanya umugore yihisha abana munsi y'igitanda, maze yihuta ajya gukingura umugabo we. Nyamurya abana akigera mu nzu abaza niba ibiryo byahiye kandi niba inzoga yari yataze bayitaruye. Ubwo ahita ajya ku meza, umugore amuzanira ya ntama, ariko Nyamurya abana bimwanga mu nda. Akomeza kurehareha hirya no hino, bigeze ahabaza umugore we ati ariko wa mugore we, ko hano hari kunuka ubisibisi?
Umugore aramusubiza ati ahari ni akanyana amaze gukuraho uruhu. Hashize akanya gato Nyamuryabana yongera kubwira umugore we ati hano hagomba kuba hari inyama mbisi. Ubwo ariko ijisho yendaga kuri Mutobozi yungama ati kandi ahangaha ndumva hanuka urunturuntu. Ayo magambo yavuga haguruka agenda aboneje kuri cya gitanda abana bihishe munsi. Akigera kuri iki gitanda asanga abana bihishe munsi yacyo, maze ariyamirira cyane ati nkwice kandi nkurye mutarara inyama y'umwana w'umuntu. Abwira umugore we ati nkurebe ko washakaga kunshuka wa mugore w'ikivume, yewe sinzi niba nawe ntazakurya. Amahirwe ugira ni uko usa nk'ushaje kandi nkaba naramenyereye gutungwa n'inyama z'abana bo baba bafite umubiri w'itoto. Ubu rero ngize amahirwe cyane kuko hari abashyitsi bagomba kuzangenderera muri iyi minsi, none nkaba mbonye inyama nziza zo kubazimanira ntavunitse. Umugore abuze uko agira ati n'ubundi narimba kubikiye ngo umwe uzamurya ejo abandi tuzabazimanira abashyitsi. Nuko Nyamuryabana agenda ashikuza umwe munsi y'igitanda maze arabitegereza, abana bagira ubwoba bwinshi. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wa Moa Trendings, kora subscribe na like uzabone n'ibindi bice bikurikira by'uyu mugani. Ni Gaston cyangwa Dimini kuri Moa Trendings, ndabashimira.